Ayaya. Umva ko nigenge byanje bimbanye bibasa. Ubungu bagoro ndamubwira ngo iki ako ngiye gutoroka nigiye Kigali. Niba mutingiye kwigira. Kapo mapanga nje gazese sha. Ariko papa uramenya utanura hasi papa. Genda karinda gira. Bike byawo wowe muzajugumira bike. Ese kingi cyo wahetse. Ariko papa Cyo wahetse. Akana kona. Ugomera vazo. Umuhungu wise nugusi. Amakuru yawe shaka. Karanga homa mu. Iki se kandi. Sungu mwasaguye angahera. Vuga iki kucenza turi gutaha. Yabada. Papa zana mbe ngufashije uburamubwira. Rero mubwire jugumira. Ubwo mbwira. Mbwira. Nari umuzanye akaboro nende kubona mwese mwasinze. Akaboro. Kakumbe ko kavuga. Nyine karavuga nuko kashizemo umuriro. Kayavuga baka ninjya mu Rwanda ndagacaje. Nyine mba mubwire. Cyakama amafaranga. Amafaranga? Byabijumba naguhaye byahwaniyemo. Oya da. Byabijumba nyine mba mubwire. Byabijumba umenye ko nanjye naguhaye nakugurije igihumbi cyo kunywera mu kabari ni wayanturije. None se byabishyimbo byo warabinyishije. Ibishyimbo ariko nawe ubusinzi arimo jugumira rero. Oya nyine mba mubwire. Ubwo nyine birara. Oya. Ibintu naye n'umuntu wantumye. Dore hanga amafite nakandi. Katwumve ko gahama. Karahamagara. Aka niko birahwaniramo. Oba mubwire utazana amahane ubwo bwa umuntu yabupfura. Aka niko birahwaniramo. Ubwo bwa umuntu yabupfura. Oya je. Ceka. Oya mba mubwire. Mba mubwire nago wancika. Nago wancika. Ari kurwana gora. Nagusha. Yafata mu mihogo. Papa, gufata mu mashati. Mba mubwire. Ayaya. Umva ko nigenge byanje bimbanye bibasa. Ubungu bagoro ndamubwira ngo iki ako ngiye gutoroka nigiye Kigali. Niba mutingiye kwigira. Kapo mapanga nje gazese sha. Nashaka kugutuma guhaha. Ariko mama nkeneye amakaye, nkeneye n'amakaramu n'inkweto n'imyenda. Ibyo ngibyo ni ukubyaka siko nataha nimugoroba. Ngaho numa nta kibazo. Tugenda tuje kureba utuntu n'utu. Mwiriwe abaha. Bari kunyihoza banari. Mwiriwe. Bondi kubashakara. Kwenye yanjye bayanambiye buriya. Oya. Sozi yuzimba niruka. Mwiriwe neza. Abanga abaje neza. Sabo kunze. Ushaka nde? Ndi gushaka umugabo wawe. Ahanini niwe ndi gushaka. Mutegereze cyangwa muhamagare kuri telefone nawe. Muhamagare cyangwa mutegereze. Bakoze bubu nako bajuba. Burya nta nuhari. Nawe uhari. Kaje ngiye kwira vugana. Nawe kujya kuri hano kuba. Naje kudada. None sushaka iki? Neye tubwe ngo umugabo wawe nawe uhari. Mbese niba nawe hari kuri komekera. Kugira ngo kigoye. Umba nawe wari ugudi kumva nadi. Mudugudu. Uya rinje gushaka none kujya nimba dahari. Mutegereze cyangwa umuhamagare. Mutegereze cyangwa umuhamagare. Wamanya megose? Bose umuntu udafite
nta nimero z'ufite nomero zose nduka nari kutegi kuditse mukadi ngadi mba yari yambere none yarambwiye ngo barayize telefone oya kugiye 0 13 Kundi kubona ari kubona umubare umwe wanditse nabi ngwaje kugira babarira tarazishirira Namado ateka munyira mitigiye kuzaguda amadatu bindiga munyira mnawe ni ese byo kubimbwira nyine uzayagura Ntabwo nikireba neza Umva rero nyine mubwira wapi umusoro unagifana ufite sha nyine mubwira ari ngiya nyine ama phone yawe we nitonde muri gupi mwana kifite cyane ni ibintu nawe cyanyishyura murekura mubwibye ibintu nje bacira urubanza byagiye iki kigabo embe kiyo tuporo kutwiye ukombere n'umujura nuko ndakitongo cyane ibifaranga none cyanyambuye uri n'umujura wapi ngewe umva mubwira Makanyaga yewe yama nurujurungu uri kureba bose gwarayogoye yaribye urumujura shaka yaribye kubenshi ipone mubwire yaribye aje arambwira muri byameriwe we mahega mugurishije arangije itone mubwire itone kanyijane ipone Makanyaga manza hon itajikira ubuzima zana telefone ufite hano yewe wewe itone ni kuremo yadutuka tukamumenura zana hano tugitonde gufata tonde ngenda bakira urubanza zana hano akose nyine reka mabwire reka mabwire kwijana umva mabwire uyu nguzi umenya ko ari umujura urumva ibyo ndabyumva n'umujura ariko atasiyo weho nimba wari ibintu genda sha oya telefone yawe genda sha zanigwa nakate wakigogiye kunyiba ngiye bahagiye tugenda ibintu bigumye kunyobera banjyaniye telefone nahinjya amezi abiri yose ndapfe kugenda ntabwo nzabyongera Mereza amafaranga yanjye ariko bugaba utabugira amani kumanya kuri ukuyiki oya senyise yanjye umenye ko nashe gutunda ifumbire wanyu mereza amafaranga yanjye none se umugore ntabwo agwaye amafaranga yanjye nawe bigezamo wica kumanya ntabwo nzumva yewe uzabwira umugore akuyiki nkagerage ntabyo ni muri kugenda mama none ngo mereza uko sundi ungu yaje aje gukora iki hano waje gukora iki hanga hawo tugenda vaho ngaho waje gukora iki hanga garuke musanga ndagukubita zaya genda nsigare kurwaje wewe utonde numvise kugushaka ngo ngore cyangegera amafaranga y'umutekano tekane se kandi uruko yikizaye cyane subwo kumanya cyane aja muri manga waje utumvira mu rwanda wangegera nazakwikira hano hoyata nazakwikira ku mugore nababyaye uko njye ushaka ndi no kungwanya njye kukwinjiza amafaranga muri manga uvuye ngemvuye mu kazimba mvuye gushaka amafaranga muri manga n'amafaranga z'amafaranga kandi kutumweru nzagaruka vuba ni amafaranga kara amadolari kugira ngo intara bavunja mu banyarwanda vuba udarenga akira kumanya kutebe ayandi oya aya nako nayapa njada pepera nako ndaya oya gotero kange reka mama kade baza abaki ndabadaza n'amapingu da bazaza aho yadusura orokorenga wangegera wenda nakwikimere ejo bundi nzaza kureba yandi gasigaye wewe genda nahari bingutsigaye masenyi nose urajyaze kuburaro nose bungewe areka ahubwo nayo nayo bumuhaye umwana akeneye ibikoresho byo kwiga ejo bundi ngiye kugenda ariko ejo bundi nzagaruka abo bashira ko bagiye nzagaruka wana nayinga nakubashye hari mu gihugu wayikize ruko bararangara nakubwiye
nabisenyisa ariko mbese arahazi arahama inyanya ubugaze hano mfite umugore ikiro cyangwa irobo ikiro yo harimo inyanya wa munyeshuri umugore amakaye n'ikaramu sexa muri senyisa zanjye uguremo n'ubugari n'iri ntabwo genda ujya kubiteka Jugumira waro mwe waro. Jugum. Yo. Abarisha. Amakuru yawe babona ebude kuvugana nanjye kukureba iwawe mu rugo nje kureba ngo mama amafaranga y'umutekano. Amafaranga ngenda gute? Amafaranga y'umutekano. Umutekano turawuhorana. Tubizi. Nta nubwo tujya tuwisha. Nabo mujya mu ntabwo bawifite umutekano n'ubu oya da nangaye ni amafaranga ibihumbi bibiri yewe nari mfite yavanze kwihuta ngiye hajya hepfo kwa bantu reka nkubwire nari ngiye kunywa agacupa ariko reka nkihorere mbaye mfitemo 500 nduzayabona nyuma y'ukwezi ajani ndaza kukujeba ku mugwado oya nyuma y'uko umugwado bandagaruka kukujeba umukobwa wanje watenda ngo aho bagera twaje iyo phone yeza tugomba kuyigabana niyo mama nanjye muramba utotuse cyera tuntu tugufi oya man nanjye muramba kuri tuguhaye cyane tuguhaye muramba nk'umutima wa telefone uzongera